pale zalene taliwidika pele monde salima nyiruruzabibu gire ngo ntago njya ngiminwa n'ubundi ni yare mu byago no mu makuba. Uyu ni umugaragu wawe tumwatuye gutunga amayero, tumwatuye gutunga amadolari, tumwatuye gutunga amafaranga y'amabara menshi mu izina rya Yesu. Nguyu mugaragu w'Imana ndagira ngo muri aka kanya ukurere tumwatuyeho amafaranga mu izina rya Yesu. Natunga amayero mu buzima bwe, natunga amadolari mu buzima bwe, natunga amapawuni mu buzima bwe, natunga ifura z'u Rwanda mu buzima bwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aya ni amadolari rero witeka Imana, kubera ko umutwe ubereho gutekereza mu izina rya Yesu. Reka gira ibitekerezo byagutse, reka gira ibitekerezo bibona amafaranga, reka gira ibitekerezo bitunga amayero, reka gira ibitekerezo bitunga amafaranga y'amabara menshi mu izina rya Yesu. Turagushimiye. Abahanuzi bahanuye ko batsinda izafungwa bikarenga urwego rwo gufungwa ikarwara imidite, urusengero rukarwara imidite rukikubita hasi. ari pestanema nyiruruzabibu hari kugarura itaka ryatembye kubera ibikomere, harimo ararigarura. Hari itaka ryajyanwe n'amagambo mabi bakuvuze, ariko nyiruruzabibu harimo aruhira, afite ukuntu ari kubigenza akadusura mu nzozi, itaka rigasubiraho, imizi ntiyongere kwanama. Perade sa merafe nicyo gituma 2025 kwezi kwa karindwi twebwe turayafite amakuru. Ntimuvunike, ntimuvunike. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye mudukurikiye, muri abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Kuri kamera zacu turi kumwe n'abagabo bakomeye, n'abakozi b'Imana, n'abahanuzi. Reka tubasabe kugira ngo babanze badusuhuze, namwe bongere banabibwira amazina yabo kugira ngo muamenye. Karibu. Murakoze. Nge nitwa Habiyaremye Jeremy. Yego. Ndi umukozi w'Imana. Imana ihagurukije mu gihe nk'iki. Nejejwe n'Imana rero kuba tubonetse muri uyu mwanya. N'iby'igiciro rero turabishimiye. Yego. Kuba muduhaye umwanya nk'uyu, Imana ibahe umugisha. Amina. Urakoze cyane Yeremiya. Reka umukozi w'Imana Theogene yongera twibwire nawe kuko twunguka abantu uko bwije nuko bukeye. Nitwa Nibishaka Theogene. Urakoze cyane. Imana amahoro nibahereze umugisha. Mbere yuko tumenyesha abantu topic tugiye kuganiraho cyangwa se ikiganiro tugiye gukora, mwanyemerera nkabaza nkabashyira imbere y'Imana. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ndakwinginze Uwiteka Imana, iki kirere ugihumanure, wohereza abamarayika, ngabo z'ijuru zize zigotahana. Ikiganiro tugiye gukora kibi kiganiro cyiza, ikiganiro cy'umugisha kandi ikiganiro cyubaka. Umwuka wera w'Imana abane natwe, abatumirwa bacu turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, ubane nabo kandi data badukurikiye nabo tubasabiye umugisha. Udukurikiye ababaye nawo mugirire neza, imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana bubane nawe. Ngaho ngwino ubane natwe muri iki kiganiro, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Nta gushidikanya murasa neza kandi murabyibushye, ntabwo turi buze kubitindaho kuko n'abadukurikiye barimo babireba. Uyu munsi nashatse kugira ngo tuganire, nabahamagaye nk'abahanuzi bakuze. Nabwiye abantu ngo uyu mwaka 2025 ni umwaka wo kuvugurura uburyo twakoragamo ivugabutumwa ryacu. Ndagira ngo muze kudufasha nk'abantu bamaze imyaka itari mikeya mu murimo w'Imana, mukorera Imana, muhanura, ndetse rimwe na rimwe mwahuriyemo n'ingorane nyinshi zikomeye, ariko kubwo
kubana na Kristo, umusaraba mwarawikoreye, ntabwo muzawurambika hasi kuko ibyinshi byagiye bibasiga amahoro. Ndagira ngo muze kudufasha mutugereranyirize ibihe bya kera. Ejo buri nasomye ijambo rirambwira ngo dutabaze Uwiteka tumubwira tugarurire ibihe nk'ibya mbere. Ese ari ibihe bya mbere n'ibi bihe, abakozi b'ibihe bya kera n'abakozi b'ibi bihe mubona twabagereranya dute? Icyo twica ni ikihe ku buryo cyagakwiye gukemuka nibuze umuntu akongera agasubirana ibihe byiza? Cyangwa niba turi no mu bihe byiza nanone ni iki kindi twakora kugira ngo dukomeze gutera imbere mu bihe byiza byo gusenga, mu bihe byiza byo kubana n'umwuka wera w'Imana? Ndaza gutangirira ku mukozi w'Imana Yeremiya kugira ngo noneho atugereranyirize. Yeremiya ndamuzi mu bihe bya kera cyane, hasi ya 2005, nkuzi nk'umuhanuzi, nkuzi nk'umukozi w'Imana, nkuzi kandi nk'umuntu w'inyangamugayo. Yeremiya, iyo witegereje biriya bihe bya kera n'ibi bihe wabitandukanya gute? Isura yabyo bimeze gute? Ndavuga ibihe by'abasenga, ibihe by'umwuka wera. Murakoze cyane. Iyo turebye ibihe bya kera n'ibihe turi mwubu tubona bifite itandukanirizo cyane, kuko kera abantu bafataga ibihe byo gusenga bakaganirizwa n'Imana, kandi ibyo bihe bakoraga babikoraga mu bihe bashyize umutima hamwe. Wasangaga kenshi rero turi ku materaniro ku nsengero tugasenga, ko dusenze Imana ikatwishimira. Hari n'ubwo wabonaga hashoboraga gutoranyamwo umuyobozi, Imana niyo yamutoranyagamo, ugasanga rero imutoranije kubwo gusenga, kubw'uko rero yashyikiranye n'Imana, Imana ikamutoranya ikamugira umutware cyangwa se umuyobozi ugomba kuyobora umukumbi. Ubwo rero twamara kubibona tukabona koko bari mu mavuta, kandi imirimo yarakorwaga, abihanaga ubujura barabwihanaga, abihanaga ubusambanyi barabwihanaga, kandi ukabona bihaniye kureka, atari nk'iki gihe. Iki gihe rero ho uri kubona umuntu ashobora kujya kwihana akavanga Imana imbabarire ubusambo, kandi yamara kubyatura gutyo nko ku ruhimbi bakavanga Imana imubabarire, kandi imbereho warabyaturaga noneho bakagutegeka no gusubiza iby'abandi. Waba watukanye bakagutegeka kujya gusaba imbabazi abo wahemukiye. Icyo gihe rero ubona hari mu itandukanirizo no muri iyi minsi. Iyi minsi umuntu araza akatura akavanga Imana imbabarire kuba naratukanye, ariko bakavanga Imana imubabarire natwe turamubabariye, ariko ntibamukangurire kujya gusaba imbabazi uwo yahemukiye. Ubona rero hariho itandukanirizo ry'ibihe bya mbere n'ibihe turimo, kubona rero hari itandukanirizo. Bivuze ngo rero mu bihe bya mbere nibwo wabonaga abantu basengaga by'ukuri kandi badafite andi marangamutima bashobora kuba bashingiyeho, ariko kuri iki gihe ubona harimo amarangamutima abantu bashingiyeho. Mbona rero ari icyo navuga ku itandukanirizo ry'ibihe bya mbere n'ibihe turimo. Murakoze. Urakoze cyane. Reka tujye kuri nibishaka Theogene. Mbere twari tumenyereye gushaka umuhanuzi mu gitondo kare bugiki, tukagenda tukajya kureba umuhanuzi akadusengera, akatubwira iby'Imana ivuze, cyangwa se muri rusange nyine akadusengera. Kuba uyu munsi wa none isaha iyo ari yo yose dukeneye umuhanuzi dushobora kumubona, haba kuri telefone, haba duhuriye mu nzira, umva uko Imana ivuze. Harya buriya ari icyo gihe cya kera n'icy'ubu ngubu, Imana irakora nk'uko irakorana n'abahanuzi nk'uko yakoranaga nabo ubu? Abanyarwanda baduteze amatwi baze kutwihanganira. Iki kiganiro ni ikiganiro kigoye, ni ikiganiro kigoye, gisaba ubwenge, gisaba ubushishozi, gisaba ibintu byinshi. Jyewe nagiye kumenya ubwenge nzi ko nta muhanuzi usambana. Nagiye kumenya ubwenge
nzi ko nta mukristo ukora icyaha. Kera rero nimvuga kera ni kera hanjye, ko kera hawe ntago mazi. Habagaho gutinya icyaha. Bibiliya iravuga ngo nuko mwifuze amata y'umwuka adafunguye niyo ngo azabageza ku rugero rushitse. Uyu munsi rero ntabwo amata akigira gitereka, amata yacitse amazi, yabaye amacunda. Amata yabaye amacunda, ninkoresha iki kinyarwanda abantu bihangane, n'amagambo y'umwuka asobanurwa n'abanyamwuka. Nta mavuta kiba mu mata. Inka z'ubu zirarya imitumba, nta bwatsi bukibaho, ni bya biryo by'ibigurano. Inka zisigaye zirya nk'abantu, zisigaye ziterwa inshinge nk'abantu, zifite abaganga nk'abantu. Ngire ngo sinzi niba n'ibitaro byazo biriho, hari ngire ngo birahari, barayibaga niyo yagize ikibazo cyo kubyara. Rero ndagira ngo mbwire abantu ko ibyari umwimerere birafunguye. Kini nkivuga gutya ndumva nta cyaha nkoze. Uyu munsi rero gufata agakiza, reka tubyite iyo njyana kugira ngo tutaza gucanga abantu. Gufata agakiza ka mbere ya jenoside ukakazana ukagahuza na 2024 na 45, harimo intera y'ibirometero hafi ibihumbi bitari biki. Kubera iki rero? Kubera iki? Kera umuhanuzi yarindaga icyo yagabiwe. Kinyarwanda kirumvikana? Yego. Kirumvikana. Okay. Kera umuntu yarindaga icyo yagabiwe, aho yajisha igisabo akirinda kuhatera ibuye. Agakiza ko hambere rero abantu baze kunyihanganira, 85% kari kubatswe n'urukundo, impuhwe n'imbabazi. Niko bimeze. Urukundo, impuhwe n'imbabazi. Hanyuma abantu batinyaga kubona aho amaraso ameneka. Tarayitungo. Kereka yitungo hari. N'itungo si yose. Hari wakubwiraga ati ku meza ndakwitaba, ariko kukubona uyikuraho umutwe ntago mpari. Uyu munsi rero muze kunyihanganira, ibyari imiziro nta miziro tukibona. Tuganire tudasebanya, tuganire tudasesereza. Kubera iki nkoresheje iki kintu nongere ngisubiremo. Nta miziro ikibaho, ibintu byaraziruwe. Deni mu muco wacu wa Kinyarwanda hari icyo bitaga kunywana. Data yahuraga naso bagafata uruhindu kuko nta nzembe zabagaho. Umwe agasharura ku nda ye ku mukondo, n'undi agasharura ku wundi, bagahuza iyo mikondo, amaraso yabo agakoranaho. Cyabaga ari igihango. Niba uyu mugabo mubona wenda avuka i Rusizi, nkaba mvuka mu majyaruguru, iyo wageraga mu majyaruguru iwacu bakavuga bati umunyacyangugu ageze ino. Yego? Yandi magambo umunyagihango ageze ino. Twagombaga rero kuguha serivisi kuko data iwacu banywanye n'iwanyu. Hanyuma rero iyo mwabaga mwarahanye abageni kabaga ari akarusho. Baravuga ngo umukwe yaje. No mpamvu rero nababwiye ngo iki kiganiro kiragoye kandi koko kiranagoye. Gufata rero icyo gihe ukagihuza n'ubu 50% rero agakiza kariho ubu, bantu baze kunyihanganira Ikinyarwanda
ngiye gukoresha ni ak'ibikenya. Ni agakiza k'ibikenya, niko ijambo rivuga ngo igikenya nticyumva ihoni. Niba hageze ku rwego rwo guhanura uhanuye bakamutereramo indirimbo bagaterura bakajyana hanze cyangwa bakajyana muri biro bagakinga, byaba na ngombwa bakifashisha andi maboko atandukanye na yakagombye kumushyigikira, ni ikimenyetso cy'uko agakiza kariho ubu. Agakiza k'ibikenya pe. Hano rero ba bandi mwumvirana mutajya mwumva neza muticyore kwaje gutukana, oya ibikenya birahari. Kuko reka mbabwire, abaye atari igikenya ntago yazamuka uruhimbi abizi ko afite inshoreke. Abaye atari igikenya ntabwo yajya mu mwanya wo gucecekesha ubuhanuzi, atari cyo ntago bikunda. Ko igikenya nticyumva ihoni. Agakiza kariho ubu rero karadekoye, ni agasirimu. God is money, Imana n'amafaranga. Ubunyangamugayo ngo mutahe, rwa rukundo ngo mutahe, kwa kwitanga ngo mutahe, reka kwa gufashanya reka ntibikibukwa. Mu yandi magambo 88% amasengesho ya bamwe muri benshi b'abarokore cyangwa b'abakristo ni ay'umuganda. Ndakubwiza ukuri, ntafite aho yandikwa. Abanyarwanda banyumve neza, n'abihutira gutukana, burya ujya utukana sinkubujije niba ari cyo wanahamagariwe, ariko ujya ubanza utangira ikiganiro ugisoze utukane wumvise, kandi burya ugututse nawe aba yakumvise. Ariko ntituyobe ko hari ubona isura yawe gusa kagutuka, akibona isura ati umuntu waguhaye mikoro nuwahe, ihangane impamvu bayimpaye nuko ntari wowe. Bivuze ikirere oya nibyo, impamvu bayimpaye ndi wo kuyihabwa. Akantu rero nshaka kugira ngo ntaza gufata umwanya munini, ni ijambo rikomeye ngiye kuvuga. Murabizi ko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tugira umuganda. Yego. Mu muganda rero tugira ibigande. Mu muganda tukagira abarwayi, ariko umuganda warangira bagakira. Yego. Babyandike muri commentaire. Ninde muntu urabona irindazi ipaki y'amandazi mu muganda? Ninde muntu urabona teremusi y'icyayi mu muganda? Tawe. Ninde muntu urabona kese ya fanta mu muganda? Taye. Uwawukoresheje uravuga ngo tubakomeye amashyi, mwakoze kwitabira, mugende mukangurire n'abandi. Yego. Yego. Umwe atari ko gihe mudugudu mfite ikibazo. Matiyasi yarandengereye. Byari iki? Byari umuganda. Uyu rero ntabwo ari umuganda wamuzanye, ikibazo ni Matiyasi. Yego. Aho noro dutangiye kukumva. Tugumamo. Turi kumvikana. Mbo Marigarita ati ndakabakisha Yohana, nanjye ndagifite ikibazo. Bati tubwire. Ati ngewe umugabo amoza ku nkeke. Ndababwiza ukuri ko uyu mugore atari yaje mu muganda. Ikibazo ni inkeke. Inkeke ahozwaho. Sibyo? Yego. Ngo kuko amadini rero ameze. Yego. Nta misengere, ahubwo ikibazo ni ibibazo byaba runaka. Yego. Mushumba ndabatije, ndanakijijwe, ariko ishyano ry'umugore nikoreye hariya riragatsindwa niyampamagaye.
wamuretse nkamutera ikintu kimwe gusa cyangwa munyuzamo ebyiri agasuzuguro nkabanza nkagacyaha. Ikibazo si ugukizwa, ikibazo ni urushyi. Yego ndabyumva rwose. Niyo mpamvu na bugingo n'ubu mpamvu rero nababwiye ngo iki kiganiro kiragoye, nuko aka kanya turi kuvugana abashumba benshi, nimvuga benshi mu byumvuko 99.9% muri ab'imiyanda kabakishe data. Impamvu ziragaragara. Iyaba bikiri mu nyungu z'Imana ubu nureba sizoni y'ubuhanuzi yari yingiye, ntibagombye no gushyiraho umushahara. Umushahara nuvuga bakakubamba ntumamagare munani uvugiye iki? Ntawe umubamba, nakazi kawe. Hagari njye uvuze umushahara, dore nguyu mu murebe. Uyu mushahara ntukwiye mu by'Imana. Ibi bintu rero bitangira, byatangiye byitwa kwitangira umurimo w'Imana. Abashumba b'amadini babaga ku macumbi, ku nsengero. Yego, ibyo ndabyibuka. Batungwaga n'iki? Batungwaga n'imiganura. Banyumva neza? Ndabyumva rwose. Bagatungwa na kimwe mu 10, ndetse na ya myaka abakristo bazanaga ku rusengero. By'umwihariko itorero nabonye ribikora cyane n'aba proso n'abadventiste ngayo nguko. Hanyuma rero uyu munsi bubatse amazu yabo, ntibakiri ku macumbi y'itorero, ariko bavuye ku macumbi, ibyari bibatunze ku macumbi bakomeza kubikurikirana kandi batakiba ku macumbi y'itorero. Yego, urumva aka kantu? Uyu munsi rero abantu bashumbye amadini bahangayikishijwe n'imiya, ntabwo bagihangayikishijwe n'intama. Niyo mpamvu rero harimo intera ndende y'agakiza ka kiriya gihe n'akariho ubu ngubu. Ngana ku musozo rero kugira ngo duhane umwanya w'iki kiganiro, ndakubwiza ukuri ko Bibiliya yaravuguruwe. Bibiliya yaravuguruwe, bayisutsemo amazi, barashyuhije, barongera barashyushya. Niba hari ibiryo bibiha mu isi ushobora gushyushya ukajyana mu ngarani, ni ibijumba. Niba hari ibiryo bibiha, ni imvange washuhije. Cyane ibiryo bitajya bishyushywa. Turi kugendana? Turabyumva rwose. Bibiliya barayishyuhije, barongera barashyushya, ibintu birakomera. Ni nayo mpamvu rero na bugingo n'ubu uko abantu barushaho kugenda bamenyera Imana, ni nako barushaho kugenda batinyuka icyaha n'igisa nacyo. Niyo mpamvu rero barokore, nimuza no kumbamba, mbahaye uburenganzira mu mbambe neza, mukubitaho mushaka, ariko reka mbabwize ukuri, Yesu yari akwiriye kumanuka agatabara itorero. Kuko ibyo nabonye ku Gasave ejo bundi ku cyumweru, byivugire. Oya, iyo urebye ibihe turimo ubona bitandukanye nk'uko twabivuze, kuko iyo urebye amatorero n'amadini ariho ubu, ubona bitandukanye n'ibyo ahambere byabaga biriho. Kera ubuhanuzi bwaramanukaga mu itorero, ugasanga amajwi yose aracecetse, abantu bose bagatuza kubera ko umwuka wera yabamanukiye. Ugasanga abantu baratuje, ariko biratangaje kuba muri iyi minsi ya none usigaye ubona ubuhanuzi bumanuka, abantu ntibagire gute, ntibatuze. Uwari uhagarariye Imana ari kubushyigikira. Hashobora kuba hari umuntu uhagarariye Imana, ariwe pasiteri cyangwa ariwe mushumba runaka, ntabe
ari we noneho ushyigikira ubwo buhanuzi kugira ngo tubutege amatwi tubwumve. Yego. Biratangaje cyane muri iyi minsi ya none, aho ushobora kujya ku itorero runaka cyangwa ku rusengero runaka, ubuhanuzi bukamanuka, ukajya kubona umushumba w'iryo torero akavuga ati nimufate uwo muntu base nk'abamucecekesha. Erura ku cyumweru ku Gasave byarabaye. Ntabwo ari umushumba. Ntabwo ari umushumba. Reka mujye muvuga amazina mu ntuzo zayo. Ese umushumba ahagarika Imana cyangwa umushumba yumvira Imana? Nyine ariko turi kumubona nk'umushumba kuko ari imbere hariya, niwe twaje dusanga. Ku Gasave ku cyumweru byarabaye. None abantu bose barabibonye byarabaye, aho umuhanuzi yuzuye umwuka wera, ndetse ntago byabaye mu materaniro amwe. Amateraniro amwe byarabaye, n'ayandi akurikiyeho ya Giheka biraba. Urumva byabaye ku mugabo aho bita kwa ayabateranya, byongera bibaho bita kwa Gitoko. Urabyumva byabereye ku mugaragaro, twarabibonye kuri social media, n'abari bahari baduhereza amakuru. N'ayabateranya aracecekesha, ni byabereye mu ruhame, ntidusebeje, ntituvuze ibitarabaye, byarabaye, iteraniro ryuzuye abantu. Abo rero nicyo kikwereka ko Bibiliya ivuga ngo ni ibirura. None se ibindi birura muzajya kusanga bira bitwara intama, mwari mwumva bipfa gutwara intama bwo intama itabyishiriye. Uyu munsi nyine ndagira ngo mukomeze mudusobanurire, tuze kumenya n'icyerekezo turi bufate nk'abakristo. Ese turareka kujya mu madini? Ese turabigenza gute kwifi? Kireka ngisubize. Gire ngo ntago njya ngiminwa n'ubundi ni yare. Mu bahanuzi bahanuye ko batsinda izafungwa bikarenga urwego rwo gufungwa ikarwara imidite, urusengero rukarwara imidite rukikubita hasi. Umuntu ushaka ubwo buhanuzi ambwire nze kumuha link, batagira ngo nuko turi hano ntibyahano. Rero ndagira ngo mbabwire aka kantu, nigeze mpanura ubuhanuzi bukomeye, ndanabizira ngire ngo abantu barabyibuka, ariko ntabwo ari byo bitugaruye hano. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko igihe kigeze. Suyu mwaka wa 2025 suyu. Yego. Ubwo buhanuzi bwatambutse muri 2023. Yego. Bivuze ngo bumaze umwaka butambutse. Aribwo nazanye ubuhanuzi buvuga ngo 2024 yitwa sakwe. Sha niba 2024 itaradusakuje irabireba. Twabonye ba Rugage na ba Sikovi yabaguruka, mwihangane n'ibyabaye n'ibiri hari byaragaragaye. Twabonye abaposo bambara amapingu, abahanuzi twarayambaye. Yego. Ibyo byarabaye. Ingufuri zavugije ubuhuha. Yego. Umva ibintu birakomera. 2024 ipu yabaye saka. Sinzagukumbura. Hanyuma mwibuke ko aribwo Imana yantumye ubuhanuzi buvuga ngo 2025 ni umwaka wo gukura igisuzuguriro ku itorero n'abera. Yego. N'abamwemeye. Haleluya. No. Haleluya. Kayi n'urupapuro mbisinye sinjye uzabisohoza. Ntabwo ari njye uzabisohoza arahari. Ariko kwezi kwa 7. Yego. Kwa 2028. Turi na 25. Turi mu kwambe. Itariki 15 ntiziragera. Yego. Ukwezi kuracyari kubisi. None ni itariki 9. Uyu munsi ni 9. Yego. Sha 2027 we. Nanjye 25 mu kwezi kwa 7. Uku kwezi uyu mwaka muriho mubona. Yego. Uyu mwaka muri kubona. Sha abantu bazabamba amahema kuri Yorodani barare batambutse. Niko bimeze. Utazamanukamo ngo amanukamo amazi amugeraho
nta kintu iri juru rizamupimira. Ntacyo. Ubwo mbivuze mu mwuka. Aya ni amagambo y'ubwenge kandi amenywa n'abanyamwuka. Umutambyi utazamanukamo ajye muri Yorodani, wahagarare muri Yorodani mindani. Yego. Amazi igipimo kimugere hano, nta kintu iri juru rizigera rimupimira. Urumva neza? Ndabyumva rwose. Rero umuvandimwe yaratubajije atese tureke kujya mu nsengero cyangwa tubyihorere, nimujyeyo mu bafarisayo ariko mwirinde imisemburo yabo. Nimujyeyo, nimuririmbira ayo masega aryana, ariko ntimube nkayo, ariko ntimumere nkayo. Nimujye muri izo senga z'abambuzi, yego, ariko ntimumere nkabo. Ijambo riravuze ngo ntimwiyoberanye nk'ab'iki gihe, yego, ahubwo muhindukire mugize imitima mishya. Amen. Kuko abamwemeye abo pela dosalema desamela tendi wikidi Maria de planefo. Haleluya. Pidama abo nibo bana b'Imana. Fele de sasini bini eretra. Abo nibo bana b'Imana. Nyiri guhingira uruzabibu. Yego. Nyiri kuri desini mandinga. Tolita pofale zalene. Taliwidika. Pele monde salima. Nyiri uruzabibu. Ali pestanema. Nyiri uruzabibu. Hari kugarura itaka ryatembye kubera ibikomere. Harimo ararigarura. Hari itaka ryajyanwe n'amagambo mabi bakuvuze, ariko nyiri uruzabibu harimo aruhira. Afite ukuntu ari kubigenza, akadusura mu nzozi, itaka rigasubiraho, imizi ntiyongere kwanama. Pelade sa merafe. Nicyo gituma 2025 kwezi kwa karindwi twebwe turayafite amakuru. Ntimuvunike Mana iriyizi. Ntimuvunike. Nimujya muri ayo masinagoge muracikira y'iki? None supfuye atararikuraho igitutsi hashingurwa nande? Komba gushingurwa. Oya jyayo. Ariko mbabwiza ukuri Imana ntibazi. Ijambo ry'Imana rivuga bazavuga ngo twahanuraga mu izina ryawe, ariko bavuga ngo sinigeze kubamenya. Handi bavuga ngo nge nari umukuru w'itorero, ariko ntabwo nigeze kubamenya. Rero dore ubuhanuzi mfite, dore yerekwa jewe mfite 2025. Umunsi turi mu kwa kangahe? Mu kwezi kwa mbere. Uyu munsi turi kwa gatatu, tariki 9. Nakagombye kuba nuriye nagiye. Yego. Uri muranyumva neza? Ndakumva rwose. Icyambujije kugenda ni umwana wanjye uryamye Kibagabaga. Yego. Turi kumvikana cyane. Imana yantegetse amasengesho y'iminsi 3. Kandi irambwira ngo ntuzayakorere muri iki gihugu. Yego. Uzayakorere hanze yacyo. Yego. Uzasengera ukwa 7. Yego. Uzasengere no kwa 8. Yego. Ameza ngahe? 2. None se gute yampa amasengesho y'iminsi 3 yo mu kwa mbere kandi arayo kwa 7 no kwa 8? Kubera iki se itambwiye iti noneho uzasengera ukwa 7 nubona ukwa mbere kugeze uzasengera ukwa 7? Ahubwo nkayafata. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko marayika w'umwami Imana yamaze kumanuka muri iki gihugu, agihagazemo. Yego. Mutajya kuvuga ibitavugika, kambivuge neza nge nyirabyo. Turabizerega hano dufite abashidodi babona ikiganiro bakirukankana uburinki ngo murebe ibyo aba bantu bavuze. Ni ibikize? Ni senga z'abambuzi. Ngaho jyanayo. None nkubeke? Oya niko. Ni ibikize? Marayika w'Uwiteka yaramanutse, yamaze kumanuka. Yego. Nibyo rwose.
amanukira iki gihugu cy'u Rwanda gihagazemo. Yego. Isaha n'isaha rero ni uguhuha muri sifuri. Azakora akazi. Akavuga ati mwibye cyane mbaha umwanya, mwasambanye cyane mbaha umwanya, mwirengagije yego mwirengagije icyo nabahamagariye. Yego. None rero gahunda tumanitse umye yere, ukiranirwa nawe akomeza akiranirwe, akomeze agira ate akiranirwe, kuko umwuka w'Imana utazakomeza kuruhanya n'abana b'abantu. None mbabazi, aya masengesho urumva harimo akavuyo. Harya ninde muntu wabaye uwa mbere mu gutwara kurusi y'u Rwanda mu magare? Umusore wa hariya yitwa ndura mwana w'umuhungu Valensi wo mu karere ka Rwamagana. Si Valensi, mujye kumwereka, mugende mu mwegerere, ababigisha kunyonga amagare. Uranyumva? Ndabyumva rwose, ngo basange Uzayisenga Valensi, bagende barebe Uzayisenga Valensi amagare, ababigisha kunyonga amagare. Ntese ko umuntu wese agiye muri kurusi habayeho gusiganwa. Umuntu wese azajya muri kurusi, hanyuma bakire mufite amafarashi namwe mwe muyatoza kongera kwirukanka. Ese kurusi hari iki twaye? Si Tour du Rwanda. Ubwo udafite ifarashi azurira inkaye apfa kuba ari kurusi. Singirira yavuze ngo ahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Si Zaburi ya mbere. Ndicare n'abakobanyi. Hanyuma si bindi murimo mubaza, ayo masengero ni muyagemo. Mbaha makuru zizifungura nawe uzikozeho. Ari ibintu nagisenge umana abasigaye barara bampama, nagira nongera kumamagarira ubusa ngo dusengere, ngo nukuri ngo bafungure insengero. Muzima ziki mwasengeye iwanyu? Umugesi uzarya amapata sizikingura. Reka tubibutse 2021 Imana yarababwiraga ngo buri muntu yige gusenga ku giti cye, bakavuga ngo ntago byashoboka. Rero Imana iri kubereka ko byose bigira gute, birashoboka. Imvura yaguye, mwayibonye? Yego. Ngo n'ubutaha. Yego. Ariko mbere yuko muhaguruka, reka mbasabe kugira ngo mubanze muduhereze isengesho, dusoze n'isengesho, kereka nimba tugiye gukomereza ku yindi location. Yubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amen.